Ndabashuje cyane bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza cyane, kandi n'abatameze neza turabihanganishije, niko ubuzima bumera. Uyu munsi ibintu bikaba bimeze neza, ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Nibwo buzima turimo. Ubuzima ni ups and down, habamo ibibi n'ibyiza, ariko icyo mbifuriza ni ukumererwa neza, kugubwa neza, nk'uko nanjye uyu munsi meze neza. ah, ariko nanone nkababwira ngo kuba mukibasha guhumeka umwuka w'abazima nicyo kintu gikomeye, nicyo gishoro. Iyo umuntu ahumeka ibintu byose yabigeraho. So guys, nanone rero ni wa mutaramyi wanyu Martin Baributsa, nk'uko bisanzwe mba mbahaye indamukanya ahantu nibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbakiriye mu ruganiriro nanone, karibu karibu cyane. Tugiye kuganira rero, ariko mbere yuko dutangira kuganira guys, mukore subscribe, mwiyandikishe aho hasi, mukandeho none mbere yuko dukomeza, hanyuma dukomeze. Murakoze cyane wowe ukanzeho, yes. So mujye mukora na like. Iyo urebye ikiganiro ukabona kiragushimishije, cyangwa se amakuru twatanze ukabona hari icyo akumariye, ujye ukora like, why not, mujye munasharinga kandi ibiganiro, kugira ngo aya makuru dutanga ajye agera ku bantu benshi. Ni iby'agaciro, kuko dutanze ubutumwa ntibugire aho bugera ntacyo byaba bimaze. So topic y'uyu munsi rero, tudatinze, hari umuvandimwe wambajije ati, ese ko twakinnye green card ubu ngubu tukaba tubura iminsi mikeya ngo results cyangwa se abatsinze green card batangire gutangazwa, ni iki kintu umuntu yaba yiteguye? Ndavuga nti reka mbikoreho ikiganiro. So tugiye kuganira rero uyu munsi ku muntu uwo ari we wese wakoze application ya green card, ni iki akurikizaho iyo rezilita zimaze gusohoka, waba usanze waratsinze, waba usanze utaratsinze, sibyo? So ikintu cya mbere rero nababwira, nshuti bavandimwe mwakoze application ya green card cyangwa mwakinnye green card, ni uko ahantu urebera ko watsinze green card ni hamwe honyine. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza, nshuti bavandimwe duhurira mu ruganiriro. Abantu benshi muri ino process ya green card bakunda guhuriramo n'abascammers, bakababeshya, bakabiba amafaranga, cyangwa se bakabacuza utwabo, bitewe n'uko nta makuru bafite. So ndanabibasharinga, ndabibereka, ariko ikintu mugomba kumenya, ahantu waciye ukora application ya green card, nimba ari wowe wayikoreye, good, ni hamwe n'ubundi naho unyura ureba ko watsinze. Nta imeri KCC izaguha, iki kibe clear. Ntago Kentucky Consular Center cyangwa se KCC ariyo ishinzwe iyi porogaramu ya green card, nta muntu n'umwe ijya iha imeri imubwira yuko yatsinze green card. Iki kintu rwose mukimenye. Ikindi, nta na message ubona, nta baruwa, nta muntu bagutumaho. Ahantu honyine ubibonera ni kuri ya website n'ubundi wakoresheje ukora application ya green card. So uyu munsi rero nje kubaha ikiganiro kibereka muri rusange uko uzakurikirana ibintu byawe neza kugera bigeze ku musozo,
nta muntu ukwatsa amafaranga cyangwa se nta basikamazi baje ngo bakurye amafaranga yawe, cyangwa se abandi bantu bavuga ngo dufasha ngo abantu ngo green card ngo process ngo iki. So simpakanye ko hari abantu bagufasha bafite experience muri bino bintu nkatwe tuba turi aha ngaha muri Amerika, kandi n'ubundi twagiye kuri green card, so tuba dufite amakuru menshi. Hari n'abandi bantu bashobora kugufasha, ariko ntabwo ari ngombwa yuko ujya kwishyura abakonsirita ngo bagiye ngo kugufasha ngo gufiringa ngo amafomu runaka ngo ibiki. Ni ibintu biri izi udukurikira ahangaha mu ruganiriro, ibintu byose ahangaha turabivuga, ibiganiro tugenda dukora turabisobanura. Ntago ukeneye abandi bakonsirita, ngira ngo narabibabwiye ahangaha ko ngewe ibiganiro mbaha mbibaha ku buntu, nta mafaranga ngewe naka, sibyo? So guys, reka wenda mbasharinge hanyuma tugendane, sharing screen, hanyuma mbereke uko ibintu byose muzajya mugenda mubyikorera. So ngira ngo mukora application ya green card n'ubundi nk'uko bisanzwe ni site imwe mwakoresheje nk'uko nari nabibabwiye. Ariyo iyi, ni ukuvuga ngo ujya muri browse yawe cyangwa se winjira, ushobora kwinjira muri Google ukoresheje Google Chrome, ukoresheje Internet Explorer, ukoresheje Mozilla cyangwa indi browser waba ukoresha, ugatayipingamo ya website imwe rukumbi igaragaraho amakuru yose ajyanye n'ibintu bya green card. Ngiye kuyisubiramo, ni www cyangwa se eshatu akadomo divi program akadomo state akadomo gov. Icyo gihe iyo uyishyizemo hahita haza iyi page mubona ahangaha ya US Department of State Bureau of Consular Affairs, ni iyi ngiyi. So ubu ngubu impamvu mubona imeze gutya ni uko muri iyi minsi nyine ntabwo urubuga rufunguye gukina green card. Ahangaha batangira bakubwira ngo thank you, bagushimira nyine ko usuye uru rubuga rwa Electronic Diversity Visa Program. Hano hasi ngiye kubasobanurira akantu ku kandi kuko ndashaka ibi bintu guys biba clear kuri buri muntu uwo ari we wese. Aha bakakubwira ngo the entry period for the DV 2025 Diversity Visa Program was between October 4, 2023 and November 7, 2023. Entry are not being accepted at this time, right? Ahangaha nyine bitewe n'igihe ngewe ninjiriye kuri iyi site, ariko ahangaha baguhaho amakuru nyine ajyanye na diversity visa, igihe izatangirira n'igihe yarangiriye. Murabona ko ahangaha ari umwaka ushize. Yes, ahangaha hasi baguha amakuru, sibyo? Hasi baguha amakuru ajyanye n'ibintu bya diversity visa, bakakubwira ngo 2025 entrance status check, bakakubwira ngo DV 2025 entrance may enter the confirmation information through the link below starting at noon on May 4, 2024. Ahangaha ntaraharenga no kuvuga ngo barakubwira ngo umuntu wakinnye cyangwa se umu entrant, ubwo ni umu applicant ni kimwe, wakoze application ya green card azareba rezilita cyangwa se azamenya ko yatsinze cyangwa yatsinzwe saa 6 z'ijoro kwezi kwa gatanu ku itariki 4/2024. Guys, iyi tariki muyibike, iyi niyo tariki muzareberaho ko mwabaye selected, sibyo?
bakavuga ngo the DV 2025 registration period open on October 4th 2023 and close on November 7th 2023. Ibi ngibi ngira ngo bashobora kuba batarakoraho update cyangwa se barabanotifayinga ku bijyanye na period yarangiye, registration period ku bakinnye ntuza iya mbere. Ikindi nari nababwiye ubushize, nari nababwiye ko ugomba kubika confirmation number yawe kugeza igihe uzacekingira iki ko wabaye selected, sibyo? So ahangaha rero kuri iyi website haba hariho amakuru yose ukeneye kumenya. Ntabwo nanone nabasomera ibintu byose, ni iby'ingenzi. Aha barakubwira entrant status check ya 2024, naho barakubwira igihe izatangirira n'igihe izarangirira. So iyo ushaka gucekinga rero ko wabaye selected, ariko ntarahagera guys, iyi site murabona ukuntu imeze, ntago donc ibintu biba displayed kuri iyi site, yaba ari amabara, aya mabara y'ubururu bwijimye, yaba ari ukunguku ibintu byanditse, ni ukunguku bihora. Igihe uzinjira ku yindi website ukabona, cyangwa se ukinjira kuri website uzi ko ari iyi ngiyi ukabona iriho ibintu bitandukanye n'ibyo uri kubona ahangaha, uzamenye yuko iyo website uriho iri wrong, sibyo? So ahangaha rero iyo ugiye gucekinga barakubwira ngo injirira ahangaha check status, hano h'ubururu murahabona, sibyo? Barakubwira ngo click the link below to check DV 2025 and DV 2024 entrance status. Aha niho urebera results z'aba 2025 na 2024 kuko biba bikigenda biba closed iyo bafunguye urubuga abantu bagiye kongera gukina. Mbibutse yuko nyine abantu bazongera gukina n'ubundi mu kwezi kwa 10 mu mwaka, sibyo? Nibwo period izaba ifunguye n'ubundi ku itariki 5 hari, nimba ntibeshye z'ukwa 10, ariko nzajya nkomeza ngende mbahe updates, sibyo? So winjirira ahangaha iyo uhinjiye baguha welcome nanone bla bla bla, bakakubwira ngo the US Department of State Electronic Diversity and Status Check DV25 applicants is available until biriya kugera kuri 30 September uyu mwaka n'ibiki. Yes, ahangaha bahita bakubwira rero kugira ngo urebe yuko watsinze green card cyangwa se DV program, ikintu ukeneye ni iki? Ukeneye confirmation number. Ibi bintu narabibabwiye ko confirmation number mugomba kuyibika. Icya kabiri bakubwira yuko ukeneye last cyangwa family name. Ahangaha biterwa wowe n'izina wakoresheje as last cyangwa as family name, ariko ubundi family name nyine ni rya zina ryawe ry'umuryango nyine rimwe. Nimba uri umunyarwanda ubwo ni izina ryawe ry'ikinyarwanda, nimba uri umurundi ni izina ryawe ry'ikirundi, nimba uri umugande ni izina ryawe ry'ikigande ritari rimwe mwita ngo iri Kristo. Like me nitwa Martin Baributsa, family name yanjye ni Baributsa, right? Ariko ushobora kuba warakoze application ukabirivasinga, it's okay. Iyo wise family name niyo n'ubundi ukoresha nta kibazo, sibyo? Ikindi ni umwaka wawe w'amavuko. N'ibyo bintu bitatu byonyine uba ukeneye kugira ngo ucekinge results zawe. Hano ugakomeza ukajya kuri continue. Hanyuma iyo ugeze aha, ikintu cya mbere nyine bakubaza confirmation number. Reka mbahe urugero. Confirmation number yanyu ngira ngo mwabonye yuko babaha imibare ivanzemo n'inyuguti, sibyo? Ikintu mugomba kumenya nuko iyi confirmation number ntabwo urashinga cyangwa ngo wihute ngo nashaka guhita ndeba resulta vuba. Iyi confirmation number uyandika witonze neza kuko haba hari probability yo kwibeshya, wenda ukaba wakwitiranya
ra ndende wenda ukayiba wayitiranya na rimwe, cyangwa se o ukaba wayitiranya na q, cyangwa se ukayitiranya na zeru, kuko hashobora kuba harimo zeru na o, murabizi ko byandikwa kimwe. Niyo mpamvu ibi bintu uba ugomba kubyitondera ukandika neza, kandi inyuguti uzandika ziri mu nyuguti nkuru, ntabwo uzandika ziri mu nyuguti ntoya. Ni inyuguti nkuru cyangwa se majuscule cyangwa capital letters, right? So then ugakomeza ugashyiramo family name yawe, urugero nibaributsa, konye ndibaributsa, umwaka w'amavuko aha ngaha ukayawushyiramo, urugero wenda ntabwo ari cyo gihe navukiye, ariko 1989 ni urugero mbahaye. Hanyuma aha ngaha bakakubwira ngo wandike izo characters uri kubona hariya ziri kwapiyaringa kuri iyo picture. Murabona ngewe hano ko bampaye 580MW. Gusa izi character niyo uzanditse nabi, hari igihe baguha izitagaragara neza, urasabumitinga, iyo biri wrong baguha izindi character kugera byemeye, baba bashaka kuverifyinga ko utari robot, then ugasabumitinga. Ahangaha uhita ubona results zawe. So igihe rero wibagiwe confirmation number yawe, cyangwa se wa mubare wahawe ukubwira yuko ukoze application, hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha ukareba results zawe, nabwo ngiye kubabwira hano. Murabona ahangaha hejuru hari ahantu handitse ngo forgot confirmation number, bivuze ngo nimba waribagiwe confirmation number yawe, uklika ahangaha. Iyo uhaklitse bahita bakuzanira page nanone uzitandukanye n'iriya y'umuntu ufite information zose, kugira ngo nyine uretrievinge confirmation number yawe. Ahangaha bakubwira umwaka, hano hari selected wa 2024 of course, kuko ariwo nkoreyemo ikiganiro, ariko iyo ari undi mwaka uhita ugira ahangaha handitse other, ugahita ugira gute, ugahita, yes guys, nari mvuye gato kuri sharing ya screen. So ahangaha rero bakubwira umwaka wakozemo application ya green card. Aha murabona ko haselectionye 2024, ariko ari undi mwaka, ukanda hano hari other, bakakubwira indi myaka, wowe ugahitamo uwo ushaka. Ahangaha ni ku muntu ariko wibagiwe confirmation number ye, nabibabwiye. Noneho hano hasi bahita bakubaza ngo tanga amazina yawe, cyangwa se barakubwira ngo provide the primary entrant name exactly as entered on the electronic diversity visa entry form, including punctuation. If no name was provided, select the checkbox below. Ahangaha barakubwira ngo wandike izina ryawe neza uko waryanditse ukora application ya green card. Nimba hari ahantu washyize akadomo ugashyiraho, nimba izina ryawe hari ahantu rifite accent, hari abantu bafite amazina y'igifaransa bafite accent grave, aigu, circonflexe n'ibiki, cyangwa se n'abandi bantu bafite amazina mu bindi bihugu biba bitandukanye. So ahangaha rero twihuse ushyiramo last name, cyangwa se rya zina ryawe rya famiye, cyangwa se family name. Hasi ugashyiraho first name nimba uyifite. Igihe utayifite ukanda ahangaha handitse ngo no first name, sibyo? Hanyuma waba ufite middle name nayo ukayandikamo, waba utayifite nabwo ukakanda hariya ukaselectinga ubururu, sibyo? Hanyuma bakakubaza date of birth, itariki yawe y'amavuko. Aha barakubwira ngo provide the date of birth for the primary entrant as entered on the electronic diversity visa entrant form. Ahangaha ubishyiraho ko wabyanditse ukora application, ubanza ukwezi, nayo narabibabwiye, ugashyiraho umunsi, ugashyiraho umwaka. Uko niko abanyamerika bandika amatariki, babanza ukwezi, bagakurikizaho umunsi, bagakurikizaho umwaka, mu gihe abafaransa cyangwa se n'abandi bantu benshi babanza umunsi, bagakurikizaho ukwezi, bagakurikizaho umwaka.
hanyuma hano bakakubwira ngo kuri kane, provide the email address used on the electronic diversity visa entrant form. Ahangaha ushyiramo ya email yawe wakoresheje ukora application. Ntabwo ushyiramo email nshyashya. Nimba warakoresheje email ukayibagirwa, ukaba waribagiwe na confirmation number, ahangaha rwose nshuti muvandimwe ntabwo byoroshye kuba wamenya ko watsinze. Hanyuma hano munsi ugashyiramo ya authentication code, hanyuma ukagira gute, submitinga. So ubu ni uburyo rero urebamo ko wabaye selected cyangwa utabaye selected. So iyo wabaye selected rero ni iki kibikubwira? Ngiye kubereka ingero kugira ngo mujye munamenya ibintu uko bimeze. So iyo wabaye selected, iyo winjiyemo hariya haza fomu imeze gutya. Baguha fomu imeze uku nguku, ngira ngo murayibona neza, wenda reka nongere na grandise. Yes, ahangaha biragaragara neza. Fomu ni uku nguku iba imeze, haba hariho logo za Kentucky Consular Center, nuko iba imeze ibaruwa. Nuko hejuru haba hari antete ivuga ngo United States of Department of State Kentucky Consular Center. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Kentucky nibereye niho hari icyicaro gishinzwe abantu cyangwa se gishinzwe iyi porogaramu ya Green Card, ariyo bita nyine United States Department of State, iri muri ariyo Kentucky Consular Center, iherereye kuri ino address 3505 North Highway 25W Williamsburg, KY ivuga Kentucky. Iyi ni post code 4026 USA. So ahangaha haba hariho nyine address, iko iyi ni ibaruwa nyine uba wandikiwe. Iyi ni address ya KCC cyangwa se Kentucky Consular Center. Ubwo nzamvuga KCC muzaba mumenya icyo bisobanuye, kuko guys izi terms namwe mugomba kuzisobanukirwa nimba muri no process ya Green Card, sibyo? Kuko uzagenda uhura nazo kenshi. So aha haza imyirondoro yawe. Murabona ngewe ibaruwa nayandikiwe kuri May 8, 2022. Hano hariho amazina yanjye, izi ni address zanjye z'ahantu nari ntuye muri Kigali. So bakahita bakubwira ngo dear kanaka, ubwo ngewe ni dear Martin Baributsa, you have been randomly selected for further processing in the diversity immigrant visa program for the fiscal year 2023. October 1st, 2022 to September 30, 2023. So njyewe igihe natsindiyemo Green Card ni iki ngiki, yari muri period ya 2022 2023. So ahangaha nyine bambwiye ko nabaye randomly selected. Iyi niyo baruwa ya mbere ubona iyo watsinze iyi Green Card. Donc wabaye selected, iyi baruwa niyo ubona bwa mbere, niyo yitwa first notification letter. Yes, hanyuma bagakomeza bakakubwira guys, izi information impamvu ndi kuzibasomera ni ingenzi cyane, kuko nizo zikudirectinga ku bintu ugiye gukora bikurikira, sibyo? Aha barakomeza bakakubwira ngo selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visa available. So ahangaha barakubwira ngo kuba wabaye randomly selected ntabwo bivuze yuko, cyangwa se ntabwo bakwizeza yuko uzabona visa, bitewe n'uko umubare w'abantu baba barakinnye ari benshi cyane kuruta umubare wa visa ziri available. Kugira ngo murabizi ko batanga visa 55,000 buri mwaka. Ibi nabyo barabigusobanurira kugira ngo ube aware yabyo. Barangiza bakakubwira hano ngo therefore it is very important that you carefully follow instructions to increase
your chance of possible visa issuance. So barakubwira rero ngo therefore ni ingenzi cyane ko ugomba gukurikira amabwiriza cyangwa instructions kugira ngo wongere amahirwe yo kuba wabona visa. Aka ni akantu gakomeye cyane, sibyo? Instructions bavuga ziri hehe? Barakubwira ngo the instructions are located on the Department of State website. Ahangaha baguha website, murabona ni ahantu h'ubururu. Iyi website bayigushyiriraho ihita ikudirectinga n'ubundi kuri ya website ya KCC. Iyo winjiyeho uhita ubona amabwiriza ahangaha yose y'ibijyanye n'ibiba bigiye gukurikira nyuma y'uko ubaye selected. Hanyuma hano bakakubwira ngo all DV applicants must use the online DS-260 migrant visa and alien registration application. Bakakubwira ngo abantu bose bakinye green card cyangwa ba applicant bakoresha fomu yitwa DS-260 nyuma yo kubona iyi baruwa. Nicyo kintu uba ugiye gukurikizaho, kuzuza iyi fomu. Nayo nzayibereka, ntabwo nabikorera rimwe, ikiganiro cyaba kirekire cyane bikanabavanga. nzagenda mbakorera ibintu step by step. So hepfo bakakubwira ngo your case will not be scheduled for interview appointment until a visa number is available. You have submitted a complete and valid DS-260 application documentation to the Kentucky Consular Center KCC. Aha nyine barakubwira ngo case yawe cyangwa se ntabwo uzahamagarwa muri interview cyangwa ntuzahabwa appointment ya interview igihe utazaba warujuje iyi DS-260 ku ba family members bawe bose nawe ubwawe ngo ubyohereze muri KCC. Ni ukuvuga ngo iyi DS-260 nzayibereka, wuzuzamo amakuru, ni identification yawe, amazina yawe, aho uvuka, ibyo wagiye ukora. Donc ni information muri KCC baba bakeneye kugira ngo bamenye uwo ari we, hanyuma babone kugira gute kukwapointinga kuri interview. Kandi izo DS uzuzuza ku bantu bose bagize iki, umuryango wawe. You will receive documentation submission instruction by email after KCC processed and accept the DS-260 application form for you and any accompanying family members. You can see a list of required documents that you will need to provide at kuri iyi link baguhaye. Kwa barakubwira ngo nyuma y'uko KCC yakiriye DS-260 zanyu, nimba uri umwe nyine ubwo ni iyawe umwe, nimba muri family ubwo ni izanyu mwese, bitewe n'umubare w'abantu. Nimba muri 6 mwohereza nyine DS-260 esheshatu, sibyo? So ubwo baguha na link ushobora kwinjiriraho, ugahita ubona iki, ugahita ubona information zikurikiye. Bakakubwira ngo nibamara kubona DS zanyu bazakunotifyinga via email cyangwa kuri email ya KCC. Ahangaha igusubiza kuri email nyuma y'uko ubonye iyi baruwa, ariko iyi baruwa ntabwo uyihabwa kuri email, mu bitandukanye. Ahangaha KCC ishobora kugusubiza kuri email yawe ikubwira yuko wabaye appointed kuri interview, ariko nabwo iguha link n'ubundi kudirectinga kuri iriya website, ukinjiramo ukareba icyitwa second notification letter, n'ubundi iza hariya twaciye, ariyo ikubwira itariki uzakoreraho interview, isaha, umunsi, n'ahantu. Ubwo ni kuri ambasade y'Abanyamerika bitewe n'igihugu urimo aho uzakorera. So email rero barayiguha. Ahangaha ikintu nababwira kuri email zanyu mwakoresheje mukora application ni uko akenshi bitewe na settings ziri muri email yawe, donc setting wakoresheje ufungura email yawe, hari igihe iyo email KCC iyiguha ikajya muri spams.
hantu nyine murabona hari ahantu haba hari inbox sent email nimba ari muri Gmail. So beta ko mwazajya mucekinga inbox zanyu mugacekinga na spams, kuko iyi email baguha ishobora kuza muri spams ntuyibone, ugasanga nyine information zari kugufasha ntuzibonye, kandi ubwo ntumenya process igira gute ikurikira. Gusa ahangaha ku muntu wagira ikibazo nanone ndahari, mwajya mukomeza mukambaza. So aha bagakomeza bakubwira ngo if you are scheduled for interview you will receive an email notification message. This important email will be sent to the email address you provide on initial application. Yes, nibyo nababwiraga ko nyine bazaguha ubutumwa cyangwa se bazakumenyesha kuri email watanze ukora application. Aha bagakubwira ngo notify KCC at kccdv@state.gov if your email address changes to ensure you receive all notification regarding your diversity visa case. Aha bakakubwira ngo nimba email yawe yarahindutse cyangwa se waribagiwe ibiki, hari ujyana mwibagirwa password n'iki, ushobora kubandikira kuri iyi email ya KCC ukababwira yuko email yawe yahindutse, ukaba providinga indi email ahangaha kuri kccdv@state.gov. Gusa guys mujye muba serious, biba byiza ubitse email yawe, kuko ahangaha ushobora no kubandikira ntibagusubize, sibyo? So aha bakakubwira ngo if you need to contact the KCC Consular Center cyangwa se the Kentucky Consular Center about your case you may write. Nanone ushaka kubandikira ku mpamvu runaka, wenda hari icyo ushaka kubabaza, n'ubundi ubandikira kuri iriya email kccdv@state.gov. When writing to KCC you must always include your name and case number at the appear bureau. You must also include your complete date of birth selected on your original entry. So ahangaha barakubwira ngo nuwandikira KCC ugomba muri donc iyo email yawe wanditse ugomba kuincludingamo amazina yawe na case number yawe n'itariki yawe y'amavuko, nk'uko bigaragara hano hasi kuri iyi baruwa iracyakomeza. Donc nkanjye ni uku nguku ni uku byagaragaraga hano. Preference category yari diversity visa cyangwa se DV diversity. Foreign state chargeability ni mu Rwanda, aha naho nakoreye application, ubwo bitewe n'igihugu wayikoreyemo n'ikibona hano post Nairobi. Ahangaha abantu bo mu Rwanda ntibiba confusing, ahangaha akenshi ukunda kubonaho Nairobi kuko bata-updatinze, kuko mbere ntago ambasade y'Abanyamerika yo mu Rwanda yatangaga interview, ariko ubu ngubu isigaye itanga interview. So ubu ngibi ubihindura muri DS-260 ugaspecifiye aho ushaka gukorera interview, nimba ari muri Kigali cyangwa se ari Nairobi cyangwa n'ahandi, ntibiba confusing. So iyi niyo first notification letter guys ubona iyo watsinze ishimishije. Abenshi mu ba excited ugatangira kubwira abantu ngo watsinze green card, ariko guys njyewe inama nabagira, nubona iyi notification uzicecekere, ubibwira abantu bake bashoboka wenda bo muri family yawe, kuko urugendo nibwo ruba rutangiye, ntago hano uba wabonye visa nk'uko babikubwiye muri iyi baruwa. So reka mbereke ibaruwa ya kabiri noneho ubona ariyo bita second notification letter. So iyo umaze rero kuzuza DS-260, iyi niyo baruwa ubona, iyi niyo baruwa ubona, ni uku nguku imeze, sibyo? Uku nguku imeze. Nanone iba ifite entete ijya kumera nka ya first notification letter, haba hariho ngo United States Department of State Kentucky Consular Center, adresse ziriya na adresse zawe. Bitewe murabona ko nkanjye adresse nayo narazanditse nabi muri application, niyo mpamvu mubona zahindutse ahangaha. Noneho muri DS-260
uba ufite uburenganzira bwo kuba wakosora aderese zawe noneho ukazigira neza. Murabona amazina yanjye yombi, aderese zanjye, nari ntuye Masaka, Kicukiro, Kigali City, Rwanda. Izi ni aderese noneho ziri correct, right? Bakakubwira ngo dear DV applicant, this is the official notice for you to pursue your application for a DV 2023 visa. An appointment has been scheduled for you at the US Embassy of Consulate stated below. You and all members of your family who wish to apply for diversity visa must appear on kanagira handitse mbona uko nsoma neza. Yes, visa must appear on the appointed date and time for your interview. Ahangaha barakubwira ngo nyine ngo iyi ni official notice, ikubwira yuko donc ubaye scheduled cyangwa ubaye appointed na embassy cyangwa se consulate state iri aho hasi, ko iguhaye nyine igihe, itariki n'igihe uzakorera interview wowe n'abagize umuryango wawe bashaka nyine gusaba ino diversity visa. Ni ukuvuga ngo ubu nibwo uba ugiye gusaba diversity visa, uba warabaye randomly selected, hakurikiyeho iki? Gusaba noneho visa. Hasi bakakubwira ngo you and any eligible family members will be required to submit sufficient proof of identity upon arrival. Aha barakubwira ngo wowe n'abagize umuryango wawe muzasabwa gutanga cyangwa se gusubmitinga proof cyangwa se ibintu identification cyangwa se impapuro cyangwa se ibyangombwa bigaragaza umwirondoro wanyu w'umwimerere nyawo. Ahangaha barabikubwira. So guys, ahangaha ku bintu kuri documents zisabwa nakoze ikiganiro kuri ibi bintu, ntabwo mbisubiramo, mwasubira inyuma kuri channel mukareba ikiganiro navuzemo documents zose zisabwa, uba ugomba kuba uzifite nta kuburamo n'imwe, kuko bo bakwaka izo bashaka. Then bakakubwira ngo if you fail to obtain a DV y'umwaka runaka, hari uwa 2023 visa by September 30, 2023, your registration will expire. So bakubwira, baguha period y'umwaka yo kuba wamaze kugira gute, obtaininga cyangwa se kuba wabonyemo visa. Igihe utabonye visa muri uwo mwaka wawe wakinnyemo, icyo gihe diversity visa yawe iba expired, ntabwo wongera gucomplaininga. Ahangaha bakubwira ngo your family member must also obtain their visa prior to. Ahangaha bakakubwira none deadline abagize umuryango wawe nabo bagomba kuba baboneyemo visa, cyangwa se or they will not be permitted to join you in United States under the DV y'umwaka runaka program. Ngo cyangwa ntibemererwe igihe batabonye visa, ntabwo baba bemerewe kukujoininga muri United States. Ahangaha bakakubwira ngo please follow all the instructions provided at, bakaguha link, bakakubwira ngo kurikirana instructions cyangwa amabwiriza aboneka ahangaha kuri iyi link kugira ngo ubashe kwitegura interview yawe. Bakakubwira ngo it is very important that you follow the instructions carefully and completely. Aha barakubwira ngo ni ingenzi cyane gukurikiza amabwiriza yose neza witonze kandi yose, kuko nta kintu hano bajya basiga inyuma, sibyo? Aha bakakubwira ngo the diversity program fee for each applicant and each consulate or embassy that is conducting your interview. So ahangaha bakakubwira ngo diversity visa program hari amafaranga wishyura ku mu applicant family member wawe. Akakubwira ngo aya ngaya agenwa na embassy uba wakoreyemo
So iyo usuye aha hantu kuri iyi dvselect.state.gov ubona amakuru, ariko naranabikoze mu biganiro bitambutse, naho ubona amafizi bacaginga wayareba, cyangwa se wanambaza, sinongera kubisubiramo cyane. So ahangaha bakakubwira ngo there is only one fee and it is non-refundable even if the visa is refused for any person. Aha barakubwira ngo ni fizi imwe wishyura, ni ukuvuga ngo kuri buri mumemba wese ujya muri interview, ubwo ni wowe n'abagize family yawe, hari amafaranga buri umwe agenda yishyura ya visa fees, adasubizwa igihe wemerewe visa cyangwa utayemerewe. Ndumva ahangaha biri clear. So hasi bakakubwira ngo interview appointment yawe, ngewe nayo nahisemo gukorera i Kigali, ngira ngo muribuka ko muri first notification leta harimo Nairobi, ariko muri DS 260 narabihinduye nshyiramo ko nzakorera mu Rwanda i Kigali. Iyi ni adresse ya ambasade y'u Rwanda hariya i Kigali, iri kuri 26/5 Avenue Dora n'imbango gendarmerie. Yes, biri mu Gifaransa, Kigali. Cyangwa 2657 Avenue Dora Gendarmerie, Kigali. Iyi niyo adresse ya US Embassy i Kigali. Nakoze interview mu kwa 12 ku itariki 8 2022 saa 4 za mu gitondo. Guys, bakubwira aho uzakorera, bakakubwira ukwezi, bakakubwira umunsi, bakakubwira umwaka, bakakubwira n'isaha. Ni ukuvuga ngo nimba ari saa 4 zuzuye, ugomba kuba wageze kuri ambasade byibura mbereho y'isaha imwe cyangwa amasaha 2 guys, kugira ngo ujye muri interview umeze neza, utabira ibyuya cyangwa udafite igihunga. Hari n'utundi tuntu twinshi, hari amafaranga uri bwishyure, ugomba no kumekinga ashobora ko bari buyemere. Ibi by'amafaranga nabyo nabivuzeho mu biganiro, amafaranga utanga n'iki, amadolari cyangwa se amanyarwanda ukuntu ameze, mu buryo butandukanye, sibyo? Gusa ibi nanone ubifiteho ikibazo wambaza muri comment, nagusubiza, ntago ndi bubisubiremo, naberekaga. Second notification letter iracyakomeje, ntago irangiye. So hanyuma munsi bakomeza bavuga ngo kanagrandise kugira ngo mubibone neza. Yes, okay, ntacyo. The interviewing office, ubwo ni bimwe bikomerejeho n'ubundi. Ngo when communicating with the embassy, consulate cyangwa consulate, always refer to your name and case number exactly as they appear below. So mu kuvuga ngo igihe cyose ugiye muri ambasade cyangwa se ukeneye gucommunicatinga kuri embassy cyangwa consulate y'ahantu ukorera, ugomba kuzakoresha donc information cyangwa se amazina yawe na case number bigaragara nk'uku nguku hano hepfo. Akakubwira ngo contact information for consulate section in Kigali can be found. Nuko hano baguha details zawe bo bafite uko zimeze neza ugomba gukoresha. Bakubwira ngo case number yawe ni habanza umwaka, njye byari 2023, agakurikiraho iyi AF ivuga Africa, ubwo nimba ari Asia ni AS, nimba ari Europe ni EU. Donc iyi ni abbreviation y'ahantu ubarizwa. Aha hagakurikiraho iyo bita case number. Case number buri wese ushobora kuba ufite 300, ushobora kuba ufite 200, ushobora kuba ufite 1. Habanza ama 000 na case number. Principal applicant name yari ngewe ni Baributsa Martin. Preference category ni DV diversity visa. Foreign state chargeability ni Rwanda. Ahangaha niho nyine nakoreye. Donc niyo country of eligibility. Ibi narabibasobanuriye nabyo, igihe atari iyi ubwo niyo watanze. So
hasi nanone bashyiraho aba applicant bawe bandi, case number n'ubundi still bakayiprovidinga, bakakubwira ngo applicant name ni uyu nguyu, ni njyewe. Munsi hariho aba beneficiaries banjye, ntabwo ari ngombwa ko mbereka amazina yabo. Uyu ni umudamu wanjye n'umwana, nabo hano bakubwira nyine list y'abantu bose ugomba kuzana nabo muri interview. Guys, abantu wa providinze hano bose ni ukuvuga ngo ni abagize umuryango wawe, ni umwana wawe, ni abana bawe se, n'umudamu wawe. Ibi mugomba kubimenya, nta gushyiramo ngo abana ngo like ngo ba mushiki wanjye. Aba ngaba ni abantu bagize umuryango wawe, family igizwe n'umugabo, umugore n'abana, nabo bemewe. Aha bakakubwira ngo guide for new immigrants, ushobora cyangwa guidelines ukeneye kugira. Donc aha ngaha haba hariho guidelines z'ibintu byose ukeneye nk'umu immigrants ugiye kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ugiye kuri iyi link buri kintu cyose kiba kiriho, ntago ukeneye bakudirectinga rwose, uretse ko ushobora no kubisoma ntubyumve bitewe ko utazi immigration terms ni iki, utanabisobanukiwe nanone wabaza. So nshuti bavandimwe rero, ngayo nguko, ngiyo first notification letter, ngiyo second notification letter. Ibi byose mba mbibakoreye guys kugira ngo mube ready. Nimba waratsinze green card, ube uri tayari. Ikindi kintu nshaka kubereka nyuma y'izo notification letter uhabwa ni DV applicant information sheet. Hano hari sheet cyangwa se word document bakoherereza ugomba kuzuza. Iyi ngiyi akenshi ku bakoresha ambasade ya Kigali mu Rwanda bayiboherereza kuri email. So iyi nayo reka nyibasobanurire kugira ngo mube aware yayo. Ni sheet baguha imeze gutya. Yes, ndagira ngo murayibona. So nayo ifite antete ivuga ngo Embassy of the United States of America, Kigali, Rwanda. Bakubwira ngo donc bifite antete imeze gutya, Department of State, United States of America, niyo logo. Bakakubwira ngo dear diversity visa applicant, ngo to prepare for your upcoming diversity visa interview, please complete the answer to the following questions and bring this form printed out to your interview. Iyi ni form baguha, bakakubwira ngo iyi form uyuzuze kandi uzayiprintinge uyitwaze uje muri interview. So aha barakubaza ngo icyambere bakubaza final address in United States and the name of your host. Bakubaza ahantu ushaka donc aho uzashyikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'amazina y'umuhost cyangwa umuntu uzagira gute uzakwakira. Ibi ngibi urabiprovidinga kuko nibyo baba bazashyiraho nyine kugira ngo bamenye nuko bazagukurikirana ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi address unatanga aha ngaha niyo bakohererezaho green card ya, kuko barayimailinga, ntabwo ujya kuyifata ahantu runaka. So ni ibintu by'ingenzi mu byo mugomba kumenya. Aha ngaha bakakubaza current address. So address hano iri current yawe ukayuzuza. Aha ngaha bakubaza phone number, nabwo phone number ukayishyiraho. Hasi bakakubaza email address ukayishyiraho. Bakakubaza mother's given and maiden name, mazina ya mama wawe, given and maiden name, mazina y'umubyeyi wawe w'umumama, hasi ay'umupapa. Then bakakubwira ngo compression of this information in advance will facilitate your interview. Please contact
ivkigali@state.gov with questions. Iyi imeri ni imeri ambasade y'abanyamerika ya Kigali. Mu gihe waba ufite ikibazo ushobora kubandikira, sibyo? Kuri iyi niyo imeri yemewe ya ambasade y'abanyamerika mu Rwanda, niyo bakoresha. Sinzi nimba ubu barayapudetinze, ariko ku gihe cyacu niyo bakoresha. Ariko n'ubundi wasuye website yabo, ukritse ahangaha barakudirectinga ukamenya n'andi makuru. Aha bagasoza bashyiraho ngo sincerely consular section US Embassy Kigali. So guys, ngayo nguko rero ibyo nashakaga kubasharinga ni ibyo ngibyo bijyanye na information z'umu applicant wakoze application ya green card, na family yiwe. Ni gute ureba ko watsinze cyangwa watsinzwe? Nabiberetse. Ama notification letter nabiruhabwa, nayaberetse. Ni first notification letter nayiberetse, na second notification letter n'iriya leta wuzuza ujyana iriho information zawe n'iz'umuhost cyangwa umuntu uzakwakira. Ubwo ikiba gikurikiyeho ni ugushyira hamwe za dokima zose nababwiye, mwazireba mu biganiro bibanza, cyangwa se hari ibyo utumva wansobanuza, hanyuma ukaba uri ready kuzajya muri interview ku munsi wahawe n'itariki n'isaha. Ubundi nkaba nababwira nti amahirwe masa, mwebwe muzareba mugasanga mwaratsinze green card, nzakomeza kugenda mbafasha. Uru rugendo ni rurerure, kugira ngo murabona yuko byonyine ubwabyo process yo kureba ko watsinze n'ibyo ikurikiraho ni urugendo rurerure, kandi nabwo ruba rukomeje. Ikindi ntasoza ikiganiro ntababwiye ni uko nyuma y'uko ubonye second notification letter ikubwira itariki n'umunsi n'isaha uzakoreraho interview, uhita ukurikizaho kujya gukoresha icyo bita medical check-up. Medical check-up nzayibasobanuriraho nayo, cyangwa se abazaba bageze kuri iyi step bazambaza uburyo ki ikorwa n'aho ikorerwa, kuko hari ama clinics yemewe akorerwaho iyi medical check-up bitewe n'ahantu utuye, kuko ntago waza hano muri Amerika guys utakoresheje medical check-up. Ntago bibaho. So mbere y'uko rero ujya muri interview ukoresha na medical check-up. Ariko medical check-up ntimuzahite mwirukira kuyikora ngo ni uko ubonye ko wabaye random muri selected. Oya, uzategereze numara kubona second notification letter, ushobora kumbaza uti ni hehe najya gukoresha medical check-up. Ubu ngubu like nko mu Rwanda bakoresha AOM. So ni clinics imwe rukumbi yemerewe mu Rwanda kuba yagukorera medical check-up, wowe n'aba family members bawe. Bakaguha envelope irimo ibisubizo isirinze. Ntabwo uba wemerewe kuyifungura iyo envelope, uyijyana muri interview. Umukansela wo gukoresha interview niwe ufungura iyo envelope, akareba ibisubizo byawe bijyanye nyine n'ubuzima bwawe. Gusa iyo hari ikibazo ufite kijyanye n'imibereho, cyangwa se hari indwara runaka urwaye ishobora kuba itakwemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hantu wakoresheje medical check-up barabikubwira, ukabanza ukivuza. Wamara gukira bakagukorera indi medical check-up, nta kibazo, bakaguha results. Yes guys, ngayo nguko rero ngira ngo ikiganiro cyabaye cyiza. So ku muntu ufite ikibazo, inyunganizi, ikintu utasobanukiwe neza, byandike muri comment utubaze. Iminsi isigaye ni mikeya ngo tugere kuri uyu munsi nababwiyemo mu kwa gatanu ku itariki 4, kugira ngo muzarebe resulta zanyu. Ariko sinkubwiye ngo uwo munsi saa 6 z'ijoro ku itariki 4 uzahita ujya kuri website kureba aho result, kuko bitewe n'ahantu uri ushobora gusanga time zone itandukanye n'iyaha muri Amerika. So ushobora kubireba ku itariki 5, ushobora kureba kuri 6. Baba batanze igihe kirekire cyo kureba zino results. So
Nshuti bavandimwe rero, ibiganiro nakagaruka nzajya nkomeza ngenda mbakorera ibiganiro byinshi, ariko guys ntimwibagirwe gukora subscribe, ni iby'agaciro, kandi musharinga ibiganiro kugira ngo abantu bamenye ano makuru. Abantu bakoze application ari benshi kandi aya makuru murabona ko ari ingenzi. So Imana rero iduhane umugisha, muhahe muronke, mubone ibyiza, ibintu byose mwerekejeho umutima, Imana ibibaheremo umugisha. Ciao ciao.